twe twumvishije ari nk'amahano gabaye hezi kubona umuntu w'umugabo ari gusambanya itungo twabonye twewe ari ikibazo. Umuntu yambaye igote ry'umukara arambaraye mu ngira ngo hari n'inkirimo amatungo ndagabura naho yayiryamye mu ruhande ruhera hepfo yarambaraye irimo guhanura umutima iri muri Akagari ka Kiribataho umurenge wa Rugengabari ho mu karere ka Burera umuturage yafashwe arimo gusambanya intama abaturage bavuga ko ari ibintu byabatunguye cyane. None si nyirurugo avuga ati mbonye muntu mu kiraro ari gusambanya intama yanje weho udahari wa yarayisambanyije twagiye kure dusanga intama yapfuye ahora azisambanya intama yawe nibwa kabiri iyo tumurenganya ntabwo yagombaga kwemera kwikorera iyo ntama kunde y'amaganga yayo hari amaraso iri kuva amaraso none se ayo maraso yavaga mu nda bitewe n'iki yarayihase arayisambanya ko yarije sambira akagera aha bakamubwira ngo yasambanyije intama kandi atagezeyo iyo ntama iho yisambanya cyaba taramufatiye kuri ico kiraro wowe byakirute nk'umugore we nje mbona ari uko umubeshera ntabari bamufata yiriho niho bamufata yiriho nanje ndamenya ko ari bye kuri umudugudu wa Cyogo mu kagari ka Kiribataho umurenge wa Rugengabari mu karere ka Burera nawe yakomeje kuvuga ko ari mu batabaye imbere nyuma yo kumva iyi nkuru yuko hari umugabo ngo umaze gusambanya intama ndetse kandi mukuru w'umudugudu akomeza avuga yuko intama bayisanganye ibimenyetso by'uko yaba yasambanyije uvuga ngo intama igice cyo kugitsina havagamo amaraso kandi iyo ntama yari ifite amezi makuru mukabishingiraho se muvuga ko yayisambanyije. Impamvu twabishingiyeho nuko ubusanzwe abantu bagendaga barabinuganuga yuko akora ico gikorwa ariko ntatwe twakamufashe na rimwe uretse ejo byabaye impamo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru yatubwiye ko uyu nguyu nta mukunze Emmanuel ubu ngubu yamaze gutabwa muri yombi kugeza uyu mwanya ndetse kandi ngo akomeje iperereza ryo kureba nimba koko yaba yasambanyije intama y'uyu muturage gusa ngo kugeza ubu ngubu hakurikiranyweho icyaha cyo kwica itungo ry'undi. Umugabo ari mu maboko ya polisi kuri station ya Rusarabuye akurikiranyweho kwica intama ariko amakuru atangwa n'abaturage akavuga ko asanzwe asambanya amatungo. Icyo ku rwego rwa polisi turavuga ko iperereza ririmo rirakora. Abaturage batubwiye kandi uyu mugabo kimara kumenya ko yasambanyije intama ngo bamwikoreje intama nkuko bimara mu mafoto yacu Shangiye Donation TV tukabashije gufata ndetse kandi ngo ni kimwe mu gikorwa abaturage bakomeje kunenga cyane ko ngo bari kumushyikiriza inzego z'umutekano batamwikoreje intama. Ibi ngibi kandi byigaragara nkaho bari bamuboshye ndetse kandi bamaze kumuboha bamwikoreza intama nkuko muri kubona ku mafoto yacu. Tukiri mu karere ka Burera kandi ni akarere kagaragaramo ibibazo bisa naho nyine bimeze nk'ibyo ngibyo cyane ko abaturage baho ariho hantu humvikana ngo umuturage yafashe itungo runaka. Mwongera nkibaza ngo ikibazo ni ikihe hagati aho ngaho ni mu karere ka Burera gusa cyangwa se wenda no mu tundi turere nuko bimeze. Rero mu makuru Ishangire N'Ishangi TV tuba dufite nuko bamwe mu baturage benshi babagiye batandukanye umuco nyarwanda cyangwa se nyine wenda igihugu cyacu uko gikora imitekerereze y'igihugu cyacu imikorere y'igihugu cyacu ndetse kandi n'umujyo w'igihugu cyacu ni amaturage ubundi wagafashe itungo ngo risambanye cyane ko burya ikosa rikomeye cyane mu mategeko y'u Rwanda ndetse kandi no mu muco burya abawishe umuco. Ni ikibazo rero kiba gikomeye cyane kumva ngo umuntu umugabo runaka wenda cyangwa se umusore nkuko mumaze kubyuma mu nkuru yacu ngo yafashe itungo ry'umuntu ku ngufu cyane ko wenda inzego z'umutekano wenda ziba ziri maso zo kureba ukuntu bimeze ariko ni ibintu bitumvikana neza kumva ngo umuntu cyangwa se ngo umusore cyangwa umugabo yafashe itungo ry'umuturage nkuko mubyumviye muri iyo nkuru. Ni ibintu rero biba bitumvikana cyane ko namwe mwaduhereza ibitekerezo muciye muri comment cyangwa se nyine mugaca ku Ishangi Company @gmail.com cyangwa se mukajya ku Ishangi akadomorwa umundi ibitekerezo byanyu tukabyakira gatanu kuri kagenzi kako ndetse kandi mukomeze mutubwira mu bwibwe ubwanyu ku giti cyanyu ni ibintu mwumva gute ni ibintu mutekereza gute kuba umuturage yagenda agafata itungo ry'undi mugenzi wiwe akarisambanya especially no bivuga yuko uyu mugabo yari afite imyaka 35 afite abana 5 n'umugore aba mu nzu yiwe yiyubashye urumva
ari umuntu wiyubashye ushobora, kuko especially umuntu ufite abana batanu, ubundi cyangwa se wenda umuntu umaze kubyara ugeze muri iyo myaka, abariya myaka ari kugenda ava mu bijyanye n'urubyiruko, aba rutangiye kugenda aba umuntu mukuru, imyaka 25 kuzamura, burya umuntu aba yavuye mu rubyiruko rwose yabaye umuntu mukuru. Ariko igitangaje muri byo aya makosa yose cyangwa se aya mahano yose akomeza agenda agaruka ku rubyiruko. Bimwe muri rero tujye dusanga mu turere tugiye dutandukanye tw'u Rwanda, aho usanga wenda ngo umuturage uyu munsi yafashe ku ngufu intama, cyangwa se ejo ukumva ngo umuturage yafashe ku ngufu cyangwa se ndayasambanyije, tuvuga ngo yasambanyije ku ngufu, cyane ko gufata ku ngufu itungo ubundi nta bwenge riba rifite, wenda nk'umuntu wenda ngo we wavuga ngo ko ufata ku ngufu umuntu wanze ko wowe umukorera imibonano mpuzabitsina, nibwo umufasha ku ngufu. Ako nk'itungo baresambanyije, cyane ko burya turebye logically, sibyo, turebye ubundi mu Rwanda cyangwa se mu muco nyarwanda wacu, nta muturage wagafashe itungo ry'undi ngo arisambanye. Iki kintu tucyumve neza, nta muturage wagafashe itungo ry'undi ngo agenda ajya mu kiraro yitwikira ijoro, cyangwa se wenda yitwikira amakote, yitwikira ibiki, narangiza ajye mu kiraro cy'undi muturanyi wiwe agende afate itungo ry'amama kwifata arisambanye. Ni ibintu bitumvikana, n'ibintu bitakabaye mu buryo nk'ubu ngubu, kuko buriya mu mitekerereze ya muntu, cyangwa se twige mu bakureba, abantu bakureba, abantu bakwitaho bya buri munsi, tuba tureba ngo ese uyu muntu ejo yiwe ni hehe, ejo yiwe nahaye. Cyane ko niba tuvuge tureba na famiye zacu, turengere famiye zacu. Reba nk'umugabo afite abana 5, afite umugore, wenda afite famiye kwa nyirabukwe, cyangwa se wenda ahavuka iwabo, ariko kongera ukibaza mbere yuko ibyo byose bijya wenda kuvuga ngo turi kuba twafata umuco nyarwanda tukawica, banza wireba uvuga ati ese umuryango wanjye wo uzabyakira gute, umuryango wanjye wo ibibazo ndi kubikiramo byo ndabizi, ese ngiyewe ubwanjye ndi muntu cyo kugenda ngufata itungo risambanye. Tugaruke no kuri babantu rero bagenda bagafata itungo ry'umuntu akaba araryesha, usanga ufashe itungo rya mugenzi wawe, uragiye urihaye wenda amaside cyangwa se ibindi ibikomoka wenda by'umunyabutabire ariko byica, cyangwa se ugasanga ufashe itungo rya mugenzi wawe, ufashe icyuma uragiye urariteye, cyangwa se ukagenda ugafata abonye numva ngo bashyira ngo inshinge, sinzi niba inshinge muzizi, inshinge izi zidoda ariko zikoresheje intoki, cyangwa se utundi dushinge dutoya protoma twumva, ukagenda ukadushyira mu bwatsi itungo rya mugenzi wawe riribuze kurya, kubera ko itungo burya iyo wenda tuvuge uri kurya ikintu mu gifu akajyamo urushinge, urumva ubwo rushinge uzajya mu gifu, nimara kujya mu gifu, kubera ko ntabwo rwakora igogorwa, nimara kujya mu gifu ubundi igifu kimere nkaho kirukanda, n'ikirukanda cya gifu kizagera gute, kizatoboka. Urumva rero itungo ako kanya ritarigwa hasi. Urumva rero ubugome buhari, ubugome abantu bifitemo ni bwa bugome budafite ahantu bushingiye, ubugome umuntu ngo nagwisha itungo agiye kurirya. Reka tufate nk'urugero rw'ingona. Ingona burya iri mu mazi ikabona nk'umuntu agiye mu mazi, uzacunge neza burya, cyangwa se mureba amakuru neza afatika, sibyo? Cyane ko shangire tubeza amakuru yizewe, shangitse tubeza amakuru yizewe, mufata amakuru afatika, murebe ngo ese ingona iyo yishe nk'umuntu ibigenze ite. Urugero nk'ingona wenda yifashe nk'umuntu, n'urugero, kuko ingona burya ni inyamaswa mbi cyane, ifata amenyo yayo wa munwa yayo kurungana ikagucamo kabiri, yamara gucamo kabiri ikaguterera hariya mu mazi cyangwa se ku nkombe. Icyo gihe rero ingona ntago ibi bikoze kugira ngo wenda ngo ibe yarya cyangwa se ngo irashonje, ahubwo ibikorera ubugome nanjye ubwanjye ntaramenya. Rero bantu mwicunge kandi mumere neza, muba abantu b'abasirimu, ibintu by'amatungo y'abandi rwose mubyihorere. Wenda turakomeza tunabamenyera amakuru y'ibijyanye n'iby'uyu mugabo Emmanuel cyaba cyamuteye wenda kuba yafatiwe ngufu, cyane ko polisi yo ikiri mu iperereza kandi yakomeje kuvuga yuko ubu ngubu uyu mugabo ari gushinjwa icyaha cyo kuba yakica itungo rya mugenzi we, nubwo abaturage
barimo bavuga yuko yasambanyije intama kandi ibimenyetso bifatika bikaba bihari. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Ishangi Radio, Ishangi TV. Ibihe byiza kandi Imana ikomeze bandindire. Icyo mbasaba gusa no gukora subscribe ku Ishangi TV kugira ngo amakuru yacu yose ajye abashyika gatanu kuri kagenzi kako. Niba kandi nawe utarasura website yacu, niwe mwanya kugira ngo usure website yacu, numara gusura website yacu ubundi amakuru yacu ajye gushyika gatanu kuri kagenzi kako ndetse na product zacu. Kandi twandikire niba hari icyifuzo cyangwa se ubusabe ushaka kutugezaho, cyane ko n'inama burya turazitanga, dutanga n'inama z'ubuzima. Twandikire ku Ishangi company@gmail.com ubundi tukuvugisha. Ibihe byiza.